amuca inoti ya 900 amukubita vase ya senyise 900 ubwo ntago yari bizi murebye kure cyangwa musesenguye harimo amarenga yuko Kirisizi yamaze kubona ko ashaka gucuka hariko amaze kwiyumva iramubwira ngo ariwe Juni nuramuka ugaragaye muri burabuko kuburirimba ibintu byose turabishyira hasi turangizanye umwana yavuze ngo umutipe aramuhamagara telefone akayikupa umva n'umusitari ku musitari yamukubye agiye kumureba hano ngaramuzi iwabo kuko yabanagananye n'icyo gihe asanga yarimutse ngo yimukiyana hano werekeza iburasirazuba nyine cyaje kumenya cyatse kwaranga nago ndo umuranga we ajyana mushikiwe noneho Kiramana akomeza rapereza na yagengo ye harimo bari abamitsutsu harimo yagengo yose muzi harimo na mamugande bose aragenda canira y'umuriro avuga ati man uyu muniga muze babwire uyu muniga n'ama mafaranga yanjye ngo nimbire mu bukwe amafaranga arayandya shaka zunga aguhaye umutipe ati man ko kwiteza abantu rero twabikoze turi babiri reka tugiye kuri banki ije kuyabikuza ati Kiramana tabwira y'amagengo ati batatu musigare hano atabandi reka dufata twatse imodoka tumukurikira basigaye mu gipango batatu undi yatse imodoka ari baragenda bagera kuri banki amafaranga arabikuza asubiza Kiramani ati akira amafaranga yawe nyakubahwa umbabariye naragutengushye ariko atazi ko ari bwa busambo undi we yamaze kumuvumbura ko ari ubusambo ashaka kugira ngo arigere nuza management baragaruka aje gutwara abandi batatu n'umuntu yamugejeje mu rugo ko bamuhaye rifite mu modokari n'ubundi bajya kuri banki baramugarura mu rugo bageze mu rugo asate no mitsutsu mbagashye ati bro twaguhaye yacu ngo turirimbire mu buko ni wazi tufata umwanya wo kwirukanga dutakaza umwanya w'ibikorwa byacu aka kanya turagira ngo itike wikoremo itike turi abantu 8 bari bamuteye bafatika agatimu turi abantu 8 zunga agatike kacu ati se mara ko mbahaye ibyanyu ni ikindi cyo mumbaza tangiye kubigira danje batangiye kumwataka Kiramana aritambika abonye ko baye danje sister we yumiwe araho ngaho ku nguni y'urubaraza yumiwe ibiri kuba harimo inana harimo jugumya n'izindi zitandukanye aka kanya arimo arakora hiti kubera amaboko arimo yarishimiye ko ari gukora ibintu bikaboostinga ariko yamaze kubona ko bibaye binini nawe agira akantu ko kuvuga ngo ndimo ndakorera umuntu amafaranga yose yitwarira nabonye n'abafilime n'abantu bakina filime batangiye kubyadura ariko buri kintu cya mbere ikintu nakubwira ngo iyo uri mu murongo wa pranka ntabwo washuka umunyarwanda kabiri uzabarya amafaranga kwezi kumwe wo kubita pranka y'ibicupuri ubashaka nyine kugira ngo ubone views n'abasabu abatipe benshi hano babigezemo bagakora ama divorce ku cyuka ngo batere imuha aba diaspora ngo babafashe ngo abandi boherezwa amafaranga ngo barababaye ikaze kuri Relative Rwanda nizere komeze neza cyane aho dukurikiye awerere yose kambwire ngo rero n'iby'agaciro gukora subscribe ni illa nk'ibisanzwe kuri kamera nko muri kwibona turi kumwe na Big Man imeze bite yameze neza ndashima Imana umunsi rero dugarutse nanone ariko abantu basigaye bavuga ngo kuki ukunda kumwe ibintu bitukura oya ngiye ninywera twa Fiesta azikari wine ye wapi na wine cyamirinda nikundi ibintu byaje nabo nyamwe ibintu bisembuye ubwo niba difatira ari mu kabari tuzari ibyo uri rwose nzemera cyane uyu munsi uzi ikibazo gihari cya wita Chris Easy na Junior Giti lebo yabo nubwo ari lebo y'ababiri ngo nago ihagaze neza muri iyi minsi bya bintu kuntu ibyo bintu bizihiye cyo ubundi nge nabanza nkajya kuri Junior ni brand nini ni umuntu watangiye filime yasobanura nyuma ya bene wabo wari utangiye kugenda bivamo ari we uriya witabye Imana Yanga yari umuntu mukuru ubisobanura neza nyine afatira ku mujyi w'umuvandimwe we nawe abyinjiramo nawe aza kwisanga ari mu kibuga neza kandi abikora neza so rero yaje kwisanga kamaze gufatwa abona katangiye gukora lebo aravuga nshaka ku managing ibintu utandukanye yisanga Chris Easy bari kumwe ariko uburyo bari kumwe nabwo si uburyo bwo ngwaye ku managing umuntu mu buryo bw'ubuhanzi ngo hari ama video yarakinye kuzajya mu gukora ama challenge ibikorwa byiye kwamamariza abantu babagana Junior none haza kwisanga Chris Easy muri mu biganza aha yisanga ari umuhanzi biza no kugeraho Chris Easy buriya n'amasezerano bari bafitanye igihe bamaze iminsi bakorana nta masezerano bagiranaga Numara ya mahiti yose bakoze na rimwe n'amasezerano tuvugana Chris Easy afite kuri Nuza kuri Junior nta n'amezi baramara
nawe yaheshejwe n'uriya bita Philipite niwe wabashije kubimenya bari kuganira kuri Jugumira niwe wabashije kumuvugira bamuha percentage barimo arafata 10% by'ibintu byinjiye. Hanyuma 10% ubwo biba bishatse kuvuga iki? Ni ibikorwa byose Krisizi yabashije kugaragaramo byo bitaramo amafaranga bamuhaye. Hanyuma production yabyo igakorwa gute? Numva nyine management ye nibijera nibibasha kuba imushoramo yamenyeye imyambaro imumenyera imodoka imumenyera byose bisabwa n'indi amafaranga yabashije gushorwa bwa mbere ni management yagize ariko mu gitaramo amafaranga azabasha kwishyurwa yose niba ari miliyoni wenda urugero 3 urumva yagomba kubafata nizo miliyoni na 200 ari bufateho kuko ibikorwa by'ishinunda arabikorerwa imodoka arayifite bamwishyurira inzu baramwambika video nziza miliyoni afata 100 urumva man ari mpamvu ari no kubazaga bumva ko amafaranga yose ari kwinjiza ku bikorwa ya performance mu aya mafaranga ni afataho ayo mpamvu yatenye no gutuma atanya kugaragaza imico itandukanye ushaka kwicira inzira kuba igisuma management akayica inyuma akadiringa amadiru ngo boss nabimenye ubyo amaze gushaka kuzana umwuka mubi aho mwasanze papa cyangwe na nuza na kimomo bari n'uyu mupeta ashaka kwisanga mu Masaka ko ne utangiye gushaka ufite management utemera ibintu gukorera ukajya kudiringa amadire hanze ugasanga hajemo n'amanyanga n'ubundi busamba butandukanye bigashwana management ikaza kumva ngo uri muri zagazaga hanze bagufashe bugwate ni ibintu bikaze byamaze gukamera. Ayo makuru yatangiye ryari ni uguturuka byaturutse ku bukwe bwa Kiramani yamubonye nk'umuntu muri Miss ari muhiti avuga ati umutipe ufite indirimbo za Jugumira ufite inana mushize mu bukwe n'ubundi shaka kwigana ya team aririmbiye ukwe bwa DBN bwose shatse kugira ngo yiterure harimo Dana none harimo na Okama baze bamurimbire mu bukwe none aravuga ngo nago nabura Krisizi niko nari hiti afite abantu bamukunda niyo mvuka zari mu bukwe bwanjye bizaba ari show nuko aravuga ati se Krisizi dupanze kuri umustar no misi gukora cyane wagaragara mu bukwe bwanjye tinda guca urancangaye amucinoti ya 900 amukubita vasi ya senyise 900 ariko ubwo nago yari bizi nuko akanda kanyenyeri amwereza 500. Ese tugarutse aho ngaho nyuma gatoya rebo kubitari ibizi Krisizi yumvaga batazabibona ku makamera. Krisizi inokata ayimaranye imisi reko kuvuga ko ari umusada muhaye ko kinuza papa nuza Kiramani n'umustari kandi support iba yemeye mu gufashanya rero kuvuga ati kimoye ko bwira nuza Junior ati ngiye n'umuvandimwe nta mufashije ibi bintu ari kugenda ashaka guca inyuma nyine nuza Junior nukubera ya mbere twabonye iramibare y'10% gufata rimira mutera yuko yumva nta kinema arakora kandi ari uri gukora cyane agasanga ari kuri tele amafaranga menshi ari mara yitwarira management yavuga Junior yigeze gutangaza ko iriya channel ya Krisizi ari channel yo bwite ariko nyuma mu minsi ishize tuza kubona Krisizi afite indi channel yafunguye yitwa nimba ari ngo Krisizi Striker n'ubundi niye ku mazina ye n'ubundi ari kwashyongera kandi hanyuma ubwo biriya byo bishatse kuvuga iki iriya channel ya Easy cyangwa na Junior arayize nibyo mubwira ngo ibijya gushya birashyuha murebye kure cyangwa musesenguye harimo amarenga yuko Krisizi yamaze kubona ko ashaka gucuka hariko amaze kwiyumva aravuga ati platform barangaragaje maze ko umuntu munini Jugumije nuko ndatitinda garagaye arashaka no kwipanga akazi avuga ati ndete yimunibwo nava kwa Junior nzaze ndundi muntu munini mfite imbereka platform yancishe ibintu byanjye babashe kunsanga ese mwisura mu gucuka kwe ubona zerekeza he Kevin Kade turamufite nimba wenda akiri kwa bagenzi nari simbizi izi dusanzwe tumubona kwa ba Element no muri za country akorera ubona wowe Krisizi acutse yakerekeza he ngewe ndabanza mubwira ijambo rimwe garutse mu maboko yari arimo aramutse n'avuyemo iyi showbiz turimo hari abantu b'ibifi binini tuzi bro bafite izina rinini cyangwa afite n'ibikorwa bakoze no kuba umuvuye mu biganza usha kwisanga uri mu maboko atari meze cyangwa bamaze no hitewe yanarangiye ubu nta hantu tuvuga amafaranga ugiye kumushoramo burya diringa ibitaramo buryo amusupportinga kugira ngo abashe kugira ngo inyenyeri yake na wundi muntu wamushobora twabonye urugero niyo Bosco hari abantu bibifi binini iyo bavuye mu biganza bose beta bagucubiza ugasoma nyeri twabonye buryo yesa cubira niba guteza abo bantu ugiye gukorana nabo bafite platform zikora bafite abantu bumva baragucubiza gose ugasoma nyeri ukisanga n'ubundi n'inyenyeri yabizimye so rero n'ubundi nabwira Krisizi nawe yitonde urugero tubo dufite ba papa cyangwe baragiye kwa Roke baracubira ubusara umuntu muzi n'indi muryango abone indirimbo views 5
ku ndirimbo se birimo biragorana kubera ko ari umuriro mufite wamure kuyitura hasi so nawe rero niyikanga ko amaze kubyimba aramutse havuye ashaka kwisanga mu mazi abira aho yajya hose nago yakomeza ino nyene nago komeza kumurika kuri nago ubona ko se wenda yajya muri 155 cyangwa Bernard ikintu cya mbere Bruce Melody nago yabangikana nago bifi bibiri byabangikana nabihanga bibiri mu isafuri imwe kuko nejo bundi tungubike twagarutse bo kumwandiko w'ubushize yaramuhunze kuri performance iciriritse nk'iriya ese bajya muri duel yo ko bari muri rebo twabona Bruce Melody azimye haba hahiye rero niyo mpamvu nkubwira ngo buriya aho umuntu ari aho inyenyeri yatse bibashe kuba ngombwa utajaraje wahaguma kushaka kuvuga ngo wamaze kubyimba ugasanga no n'uburu rurangiye burundu. Hanyuma dusubire kuri la story rero yo kumuhiga 900 ngaze mu bukwe. Yego byagenze biti nuko tumuze turi kubivuga Kiramani yarambwira ati sawa rero ngewe ubwo nshira amafaranga ndakwemereye reka nkwe avance itariki nizi ngizi uzagaragare mu bukwe bwanjye. Noneho amaze kuma amafaranga rero nuza management ya Chris Easy itimenya makuru yuko wa mutipe ku reportinga ko ari ubufasha agiye guha Kiramani hari amafaranga yishyuwe. Bene byavuzwe n'abantu bamwe mu baziranye na Kiramani cyangwa Kiramani yari iratega ko bari abantu bafite udukundi kigare ntago abuze biganirije cyangwa Kiramani nayo ko nawe ari nko mamashi yabariya rebo ugasanga bigeze kwanuza nuko none biza kurangira rebo noza management ya Chris imenya makuru ko hari amafaranga hawe iramubwira ngo ariwe Juni nuramukugaragaye muri buriya buko kuburirimbamo ibintu byose turabishyira hasi turangizanye. Umwana yavuze ngo akugiranye ego tukira aho ngaho ubwo ntago witomba ko harimo akantu hagati ya Kiramani na Junior Giti na buriya keshi niba nzi ko ngenda ngewe nshaka kuba nkorana nawe ira dukorana hano hari umuzambaza makuru azi ko nakugeje nakubaza natabikubwiye uzuma ko ndi kuguca inyuma yego mupaka bafite ubukwe yego we ati wenda Big Man uzaza kundirimbira mu bukwe ye nayimenya nka kubuza ubwo urumva nk'ubuje atarengeye ufite ikibazo na mupa niba waruzi ko mupa turi kumwe hafi yanjye akagwa amakuru ibintu biri kutuba hagati kandi nge ntakizi ko nabikubwiyeho harimo ikibazo inyuma aho inyuma rero harimo ikibazo rero nukuntu nuze arambwira ati ngewe bari ukuntu ni Chris yamwinja ati man bro tudufaranga nyine katudiringe urabona no Tanzania nta kintu mbonaho percentage zanjye ni nyeya mfata nta kintu twamarira reka muca amafaranga make twikoranire. Noneho buriya rero n'abana bantu bo muri showbiz nabo bameze mani buri nyirabuheri niyo yakira ihora yori nyirabuheri bamwe ateka nze nanjye menya amakuru impamvu yo mutipe afite management agiye gutuma tudiringa gusa kandi ari abantu bakadirinze diruye akaba ari biri mu biganza ushaka kuba ntamagaye Junior ati se umuvandimwe wawe uzi projet dufitanye ku itariki zinizi azandirimbira ati se ryari timwapanze gute se uwo munsi amenya amakuru ko turari amafaranga hawe ahita ambwira tumva bro nuramukugaragaye kuri wa munsi muri wabukwe turarangizanye buri kimwe cyose umutipe amaze kumva ko ishyamba ryahiye ariko tukiraho dushobora kuba atari ubwa mbere byabaye kuko no kuri Yago Ponda at launch ndamya ko kuri Yago ho byatutse kuri management buriya Junior hari ukuntu ngo hagati inyuma mwirido atameranye neza na Yago aravuga ati nanjye rero nta mpamvu yo gushyigikira umuntu tutabanye neza ati n'ubundi ni nashima nagazanshima ntabwo nava ko Chris bize mu ruhare Yago yifashemo umwikomo nde yifashemo umwikomo Easy cyangwa yifashemo umwikomo Junior Yago nubwo umuntu yaba ari manager wawe ufite kumukombeka cyangwa kamubwira ati wenda reka dupfe kujyayo ikintu cyambere nakubwira ba Yago ni igifura man Yago ni umuntu wivumbura nk'abana aramutse yarakariye Chris Easy yaba areba hafi Chris Easy afite management mujera iri kureba Junior akaba ngiye Junior niba ari umanager Chris Easy niwe ndibubaze ko niba naraha invitation bakanyuma ko baza muri launch yanjye kuki bataje ariko yarakariye ngo Junuza Chris Easy ngo wowe nagongura umwana mubi ngo nago abashe kujya mu bintu byanjye ariko yaza kumenya ko afite management yari kubanza kujya kureba so rero nago nakavuze ngo ariko rakara Chris Easy ubwo yari kureba Junior nago niko ngiye mbibona hanyuma amafaranga baramutamika 500 umwana bikenereraho nubundi bamaze kumuzungisha ko atajya mu bukwe aravuga ati nyanago nzazunga umwana w'umunyarwanda ayakenyereraho nuko Kiramana mu bukwe bwo buraza buraba ese busiraza abaririmbyi baraza tubona Danina araririmba tubona nuza nabona ko nuza yarajera uriya Okama ni yarahari ntago mbyibuka Okama sinzi ntago mbyibuka nizi niba yaraje nuko avuga ati ngendire mu stress z'ubukwe nta mpamvu yo kujya mu mancange mu mutwe niba ataje kuririmba nzamenya impamvu ataje nyuma umutipe aramuhamagara telefone akayikupa
umva n'umusitari ku musitari yamukubye agiye kumureba ahantu garamuzi iwabo kuko yabanagana nyine icyo gihe asanga yarimutse ngo yimukiye ahantu hano werekeza iburasirazuba nyine cyatse kumenya cyatse kuharanga ntago ndo umuranga we ajyana mushikiwe noneho Kiramana akomeza araperereza na yagengo ye harimo bari abamitsutsu harimo yagengo yose muzi harimo na mamugande bose aragenda canira y'umuriro avuga ati man uyu muniga muze babwire uyu muniga n'ama mafaranga yanjye ngo nimbire mu bukwe amafaranga arayandya shaka zunga hariya yamuteje no kumuteza ibirara no guteza ibirara shaka ko baraje bambaye undi bambaye muri filime nuko mutipe abakubita imodokari berekera muri izo nzira baragenda bagota igipangu baramukomangira araza arakingura akimara gukingura Kiramana bizwa ko nayirukiza amaso rimwe akarihumiriza irinda karikanura aravuga ati shanga inarihuye n'ingwe bararebana ati bro ko nagushaka gasi ati kwiza staff najya ngo mitwa buceri bwanjye tese bro kuze ko nyene bya bintu byatambutse nyine dofaranga twarangiye ati mva aka kanya ndavanga hari ukuzunze Kiramana rero we yagafashemo aba yagafashemo nuko akimara yarazi ko umuntu umwe ari kuvugana n'umuntu umwe abona inyuma y'igipangu akasa abandi bana abona igipangu kiruze atu tuvugana ndavano ibiro bibiri ubwo ntago hari kubura udusnap arimo aramufata oya nta kintu muri cyasohotse arahantu byabaye bucece nuko abana baramukikije ati ndavangaha ari ukuzunzi 500 naguhaye umutipa ati man ko kwiteza abantu rero twabikoze turi babiri reka tugiye kuri banki ije kuyabikuza ati Kiramana tabwira yamagengo ati batatu musigare hano atabandi reka dufata twatse imodoka tumukurikira basigaye muri pango batatu undi yatse imodoka ari baragenda bagera kuri banki umufaranga arabikuza asubiza Kiramani ati akira amafaranga yawe nyakubahwa umbabariye naragutengushye ariko atazi ko ari bwa busambo undi we yamaze kumuvumbura ko ari ubusambo ushaka kugira ngo argere nuza management baragaruka aje gutwara abandi batatu n'undi yamugejeje mu rugo ko bamuhaye rifite mu modokari n'ubundi bajya kuri banki baramugarura mu rugo bageze mu rugo asate no mitsutsu ambagashye ati bro twaguhaye yacu ngo turirimbire mu buko ni wazi tufata umwanya wo kwirukanka dutakaza umwanya w'ibikorwa byacu aka kanya turagira ngo itike wikoremo itike turi abantu 8 bari bamuteye bafatika agatimu turi abantu 8 zunga agatike kacu ati se mwana ko mbahaye ibyanyu ni ikindi cyo mumbaza tangiye kubigira danje batangiye kumwataka Kiramana aritambika abonye ko baye danje sister we yumiwe araho ngaho ku nguni y'urubaraza yumiwe ibiri kuba ameze nk'umufana tikabaye noneho umutipa amaze ko bagiye kumusakurira yo kumuteza abaturanyi ahambwa ati Kirama mbwira 0.8 akanda akanyenyeri ashyiraho senkani itike nuko ya timu yose yinjira imodoka iranduruka umutipa bakira gutyo ariko urumva ikibazo kiri kuba yuko naganyuzwe n'ibintu ari gufata nagaha ikibazo gacyo kiri ku muhanzi cyacyo kiri kuri management kuko umuhanzi nawe yemeye hari ibintu iyo muhanzi yemeye gusinya hari ibintu abastari b'abanyarwanda biharaje ngo uyu muntu ngo ni inshuti yanjye ngo reka dukore kivandimwe ngo nta kibazo ngo nibiza ngo tubashyira ku isane tugabane bro buriya amafaranga yaje umuntu arahinduka sibyo hatari amasezerano ngo ngiye mwemerera ibi ngibi ungomba ibi ntacyabaye uko muri gukora mu kivandimwe azagwa kivandimwe kandi abagwa kivandimwe araguganya nta nubwo nagaya so rero birimo biraba yuko bakoze n'amasezerano bafitanye noneho Kirisizi we yarazi kunyita zaka amaze ko n'inyenyeri yatse aravuga tuzi ko burya wabya bintu bikora ashaka kwituruva nta kintu ari buhindure ku bintu byabaye asanga management ye iri maso iri muri business iravuga ati rero hari ibishe mushoramo mwishyurira inzu imodoka ari niyanjye ugendamo ndakwambika nishyura uyu nguyu no mutipe umusizi yitwa nde okamu yitwa Rumaga ati Rumaga ngewe ndamwishyura akagukora indirimbo tukiraho dusubire ku kantu ese bra Kirisizi ntago yemereye gutaha ubukwe Kirisizi ubukwe yabutaha batamutunga ririmbemo bakamona agawe ni Kirisizi ngwino duha kapera aya uriya mutipe aba boss ahita avuga ati nyishyura bara abatipe bahita biyumva vuba mu Rwanda umuntu afite hita wimva ko afite isi n'ijuru ntago yarimba utamwishyuye reka niyo yaba ari muvandimwe mbana atanabikora hariya yabutaha ariko kuvuga ngo agiye kuririmba mani bro bafite management bajera hari ibintu batemerewe mu masezerano birimo ntago ari umarandagara undi kujya avanga akora ibintu from zero bitazwi so rero ntago yabikora
hanyuma tukiri kuri ibyo bya management Chris ndetse ubona ko umuhanzi uri muri iyo situation ubona yaba productive koko akaba yagira umusaruro atanga cyangwa niho flop zihera akaba afite iyo depression. Urabona tubonye Chris akubise hit nkazinga hanze nkenye mu gihe gikurikirana zirafata harimo inana harimo jugumya n'izindi zitandukanye aka kanya arimo arakora hit kubera amaboko arimo yarishimiye ko ari gukora ibintu bikaboostinga ariko yamaze kubona ko bibaye binini nawe agira akantu ko kuvuga ngo ndimo ndakorera umuntu amafaranga yose yitwarira ubu nayo mu mutwe yamaze kwangirika bya bitekerezo ko ngarire kura mu ndirimbo maze kuba nka ba Christopher Kina Music yego akaba ati ko ndi igifi kinini ngewe wasohoka nkajya kogera hanze aya mafasa nyibika yose ariko nishwe ko bya binakorerwa na akaboko karimo sije kuririmba gusa baramwandikira rumaga ngo n'umwandikira buri atazifite zo kuganira n'abakiri yego ayo madiro samudiringira nago yakomanga bamukingurira so rero bikavuga yuko naramuka yizunguje akagenda hanze sha papa cyangwe gusa nagabaye isomo rya benshi. Hanyuma se ubona n'iki gitera umuhanzi kumva ibyo bineneze gutyo nuko atishimiye ubuzima arimo nuko aba yumva yamera nka Bruce Melody akajya gukorera Soweto muri Nigeria. Ikintu kiri kubitera Soweto Melody ari gukora Nigeria iri kuvuga ko ari gukora na TJ Omori director wa mbere ariko banza tubwire ikintu gitera umuhanzi icyo kintu afite imodoka nziza abamo afite ukuntu abayeho neza. Ikintu cya mbere kimutera kuba yarurumba cyangwa kutita kumva ko umwanya arimo akwiye kunyurwa nawo nuko avuga ati ngewe ndimo ndakorera management yanjye ibyo ndi gukora byose imbaraga ndi gutaka zose nibo bari kuzitwarira ese ngiye ko ari njye uvunika cyane kuki na agaciro ndi guhabwa ugasanga wenda percentage za management bamuha ni 20%, 15, 30 ugasanga niba bati ngewe niba ndirinze ikiraka cya miliyoni 15 urumva amafaranga afiteho ntago ari bamunyuze avuga ati amafaranga yaba ari ngiye wimanaginga cyangwa percentage nemerewe ari nka 50% naka amafaranga nyagiraho inyungu cyane aho ugasanga we kubera icyo kiri gutera abana bahanzi kwivumba cyangwa kutanyurwa n'ibyo bari gukorerwa ni percentage iri hasi ni 10 ni 20 wahaye meshi ni 30 management zirimo zironka abahanzi niyo mpamvu. Hanyuma management yo ubona iki gitumye abahanzi amafaranga make nayo regejya ku managing ishonje babagira ngo hari igihe ufite udufaranga duke wadushora ahantu twabyara yandi ukumva ko nyine nawe aho hantu ugomba kuhashikamira ugashinga imizi. Ese ko abantu bibaza ngo abo manager bashora iki abenshi banashora icyuka bro abenshi bashora icyuka nk'ubu reka ngubwize ukuri nk'ubu tuvugana ko tutuzi wenda ngo nuzuye mu manager byose nuza muyoboke kera yashoraga n'ubundi ibikorwa by'abahanzi bro muri gumaguma ngo manabagingo muri gumaguma muri mushore miki imodoka ni mutwani ni yagumaguma amafaranga buri bahabwa na yagumaguma nandire muri umusorere amafaranga menshi nuramanaginga ibintu mu by'umuntu afite abeshi ro bamanagingisha icyuka hubo kubera izina akari ryo barisha undi nta kintu bafite. Hanyuma abafana kugiye kuri side y'umufana umufana nimba arakundaga umuntu agatandukana n'umuntu runaka wenda ukiyungurika kugeraho ukabimenya umuntu agasohora igihangano iyo munyangire ku mufana ituruka he mbere yuko ngiye wenda abantu bamenya ngiye nka Big Man bamenye kubera Ira niba bavuga ngo Ira ari kumvuga nabi nka ngiye nkarora hari abantu bagukunda kubera ino platform yawubatse bazavuga ati man cyaro n'ubundi bacyaye mu Ira wacu hano kizajye nimuzakore sub n'ubundi baba management cyangwa bari abantu baba gufite amaboko baba bakurusha nyine baba bakurusha public y'abantu bakurusha delegation y'abantu banini n'ubundi bakurekuye baba bakubwiye baba nk'abaguciye mu muryango yego. Hanyuma gukorana n'itangazamakuru amakuru yari kuvuga ko ngo amajyepfo rwose bitewe n'ukuntu Krisizi yagiye abahemukira ngo hamwe n'amajyaruguru ngo ntago azongera kumukina iki kintu cyo bimeze reka nkubwize ukuri Ira umuntu akuzamura urutugu hari ikintu umufasha uwo muntu uzamureke Krisizi afite mani Krisizi ariyemera Krisizi amaze kwiyumva mani itangazamakuru ni ikintu ushaka kuzamura n'ikintu cyakurangiza Krisizi wamenyekanye ko itangazamakuru uraniyemera mani nana hano wanagera sibyo nanubwo urageza abantu bakoze na ba Medituzi na ba Debeni ntago barasuzuga itangazamakuru Krisizi wowe urinde gusuzuga itangazamakuru kabaca amazi ukabashitinga reka ngubwe Krisizi na wowe garanti ufite wije itangazamakuru ryakwijondetse nta kintu mwijeje. Hanyuma ibyo byaturutse he byagenze bite rero ubundi byari igitaramo cyabereye muri kaminuza Butare ndakeka cyo cyabereye atarajya ku rubyiniro hari umunyamakuru niba ashaka kuba akora Sarusi sinjyamakuru akorera aho ngaho nashaka kukitsaho bamusabye interview
bambwira ati umuhanzi avuye ku rubyiniro abanateye concentration ntago ari muri mood reka tumufatirane tumumaze ibintu bikeya agiye muri mood y'igitaramo ari concentrate Kirisizi arabashitinga hari ukuntu ushaka kwangira umuntu ikintu nk'abati sorry ntago bikunze reka mbe concentrate ku gitaramo turavugana nsoje we ngo ari ukuntu yashoje amaboko inyuma ngarabashitinga nawe nta kintu bavuze abakatira man niba itangazamakuru aho riva rikagera bro uzatinye kamera uzatinye microphone yagira ibintu byiza yanabyica abatipe bahita bakora akanama aho ngaho mu gitaramo uti bro mubonye kuntu uramurara dushitinze man nako banavuze ko barakaye buri umuntu akora akaravuga amagambo atandukanye ndavuga ati karagaswana n'ikintu kanazi yose gafite zingahe gasaze gute kigize umusitari kararenze bese bakora inama ubwaba abana mu majyepfo ku maradiyo atandukanye ibinyamakuru byo mu isoko atandukanye amaradiyo inkoranyambaga zabo ati uramutse iperi kazatwumve ntajye umuze gukina indirimbo ye kandi man uramutse unabigenzuye nta kintu cyo bakora ni nako no majyaruguru babivuze uyu mutipe utanye kwikoma itangazamakuru utanye kwikomanga mu gatuza n'ahantu aragera nako ati bro genda gake cira birarura itangazamakuru ryakurangiza Kirisizi uracyari umwana hanyuma ubundi saa tumubona nka kumwe twabonye umuyoboke ubushize ari inyuma azisanga nawe yicaye mu bafana yicanye n'abatangazamakuru badafite na kamera baje kwiyumvira ukuntu bimeze ajye kuri bench bazagusoza aho uramutse ugize ibyagonuza Junior akakuruka akakurekura bro ahita ugwa muri kaburimbo hanyuma se kuba wenda ushaka kuvuga tokerekana nijye ku maradiyo ariko Isimbi TV bazanyina yagazanyina Emirene yagazamukina nako ewe aho nimbwa ni pusi hanyuma akaba afite MMI afite n'Isimbi TV kuba ibindi bitagira we akaba yamu ikintu cya mbere nakubwira itangazamakuru rimeze nkaho rifite wenda nibo abantu nsigaye ariko nabo ushaka kugira ngo bakreye ubumwe bwo gukorera hamwe buri abastari benshi bajyana amashyari abandi bantu batandukanye ubona bashaka kuvuga ngo iyo umuntu agiye kuza kumukompeta wanjye reka mwikize abe kure yanjye taza kuneza pressure yo gukora ibintu byinshi ashyira kuri kugitutu ariko itangazamakuru nje niba ushaka kumva ati ukaganira wenda namupa hari umuntu mutazatumira ko mwese mwamaze kubona faiblesse cyangwa ububibwe simaze ko babiri mupa afite undi munyamakuru nawe ufite undi simaze ko batanu babandi batanu barazaba 10 wa muntu abuze iki abuze kugeza ibintu ku bakunzi be ko bamaze kumukomanyiriza imitwe rero navuga ngo itangazamakuru ikintu kinini uwo muhanzi aho riva rikagera abari online abari radio abari TV man ubaha itangazamakuru ko tugegeza kubaha abantu wowe udashaka kuryubaha man ntacyo uricyo tuza abantu bakoze ibintu binini kandi man wabonye The Ben bro muri conference ko The Ben cyo bugufi ma The Ben wa muntu z'agaciro k'itangazamakuru ko bangeye bangeze man nagizwe n'abantu bangize gutya agaca bugufa kabasubiza mukanamaza no ku bintu private y'ubuzima bwe kagwati bro ibi ngibi mureke tubyiyorere man nijugunye ariko umuntu nkuriya man utangiye gufunga ibiti utaje mu gitondo arasaze oya nagende gake hanyuma tugaruka ku kindi kintu cy'imitwanire y'abo bantu bombi urabizi umugore wa Junior Giti afite business yego shop kandi ubwo shop nyine tuyibara ko ari umuryango none uwo muryango wose na Kirisizi nawe ayifitemo uruhare Kirisizi umuryango wabo nako Junior Giti ese ni gute Kirisizi atayamamaza cyangwa batamukorera utuvideo yamamaza kandi tubona wabita Junior Giti yamamaza supermarket y'umugore we uvuga ko ari ya Isimbi TV herereye ku Ruyenzi bana baniga yego bo batsakano kameze nk'agakipe nta bundi bukita agatsiko n'akamabandi nta gakipe bakavuga twebwe turabashowbiz barenze tutwenteresa abantu benshi ndakurikirwa nishyira habawe tuzabyara ikintu kinini ni wa murongo barimo kuvuga ngo ngewe niba ndi kumwe na Sabe na Chita ntago yago tumureba ntago turi kurebe n'abandi batandukanye ari abantu bifonze mu kazu bakavuga nka bariya ngo atamamariza business ya Junior buriya byaterwa n'amasezerano ubwo bura Kirisizi ntago ndamenya ngo kontra ye ese uyu muntu yemerewe kwamamaza ibiki ari ubundi akakanya nubwo Kirisizi ntabwo afite amasezerano ameze nk'umuntu hagati nk'ururimo ya Kirisizi yamamaza Infinix we naba Renaissance Infinix niye ntago kibirimo umuntu abonye ifite n'inuza kari agatipe kagufi kitwa ufite Tekino n'inuza uriya mugufi Kenisoro niwe ifite afite Infinix naho ubundi rero kutayamamaza ntabwo amenye impamvu wenda bashaka kubona bihagije kwamamaza kwabo
bashaka ngo ndabire ibintu binini cyane abo batari turihagije namwe kujya kumushyiraho no mutwaro cyangwa tumumurika ibintu byacu turihagije ntago nzi impamvu ariko ibyo byose nyine ubusanga bivugwa ese kubera iki umuntu adakora muri ibi kandi n'undi muri ebo yabo niba ari muri ebo yabo n'uwabo n'ubundi akamamaje ibikorwa byabo byose ntago amenya impamvu inyuma biri inyuma ngo kubera iki atari yamamaza birana byabo. Hanyuma tugaruke ku kindi kintu nacyo cyo kuba kubera iki umuhanzi ubibona gute cyangwa ubona ute nyine umuhanzi ukora ujya mu bintu by'amaplanka ese ni uburyo kugira ngo abone amafaranga yandi cyangwa nabonye n'abafilime n'abantu bakina filime batangiye kubyadura ariko buri kintu cya mbere ikintu nakubwira ngo iyo uri mu murongo wa planka ntabwo washuka umunyarwanda kabiri uzabarya amafaranga ukwezi kumwe wo kubita planka y'ibicupuri ubashaka nyine kugira ngo ubone views n'abasabu abatipe benshi hano babigezemo bagakora amadivorce ku cyuka ngo batere imuha aba diaspora ngo babafashe ngo abandi boherezwa amafaranga ngo barababaye ariko ntabwo ibintu biramba uzabeshya abantu rimwe kabiri gatatu bagufata bazakuzinuka bari abanyarwanda ikintu bakundira rero ukunze aragukundira kwanzira arakwanga rero biriya byo kuvuga ngo umuhanzi agiye muri planka atangiye gushaka gutwikisha niba abana hiti wenda yacubiye kora ama challenge ntabwo biriya bintu biramba niba barakumenye uri umuhanzi sohoye indirimbo niba barakubonye uri umuhanzi jya shaka ibitaramo ahubwo mugiye muri planka zo kuvuga rero ngo urimo uratwika ibindi bintu twika twabonye n'abanyamakuru baririmba ubwo se nasi byabahiriye kuva from Tabago hajya ni from Tabago Kigali yego yago nyuma rero tukira turi kugana no ku musozo yego ibintu by'amarebo yo mu Rwanda aho bihagaze ubona bihagaze he iyo ukoresheje imboni yawe ukareba nk'igore mu yewe nta no guri mumbwira amarebo ngo muri Kina Music ntaheruka guha indirimbo Black na Music yo ifite ibintu byayo bitwara bucece ushaka gusanga bari kuri projet y'umuntu umwe basanga bari kuri Butera wenyine kora abatipe bavuga ngo dukore umuntu umwe ikintu kiboosting dukurikizeho undi bagendera ku manimero nta no gwerega bari bozo mu Rwanda seboni zingaye ko ziri mu cyuka ubusanga n'ibintu barimo afite abahanzi bibera mu kabari afite umuhanzi aririmba twatobari ko kuwa gatanu babanayo bose barasinda bafite projet yo mwasinze se muza iyo projet zaraninga gute so rero ngiye bari bo mfata mu Rwanda nkaho iri seri ni Kina Music gusa ariko tukiri mu muziki mu bita Bushari na karagati ni Betray bari mu Faransa mu Faransa biriya byo ubibona ute kandi bose ndakeka nta rebo bagira uretse yikorana ubona ariko bajyanye na nganje ubona byo bimeze biti ubundi aya rukuntu ibintu tubamo showbiz yacu dufite abantu badiringa amadiru bro ku nyungu zabo kavuga ati ngiye ngiye kudiringira diru nuza Bushari nzafatamo percentage ya 15% cyangwa ya 25 muhe 75%. Icyo gihe azavuga ati abantu barakunda nde ese ibintu gikoko tugiye kuba gikenemo abahanzi gikeneye umuhanzi umeze gute so rero impamvu ibintu bagiye kumurika babonye bikuyemo Bushari ngo ni n'umudamu by the wateguye kiriya gitaramo ni festival basanze Bushari wenda no muhanzi aribo bakeneye baravuga ati reka tuberekere bashakira ibyangombwa bajyayo ariko radio abafite umuntu wayidirinze soko ari rebo ibirimo abo n'umuntu bati ngiye nikundira umutipe reka mufashe wenda abone isoko ahangaha abashe kubona udufaranga nuko nje turi gusoza kuri ikintu cya Kusizi n'ubu nako Junior ntago ibi bintu by'umuziki byari ntago byari iyo tutumuze mu mafilime tuzi kudiringa zino ziranzoga bamaze ashatse kwamamaza ntago batubishyura nyine ari umuntu wamamaza nagasobanura filime ariko aho muvandimwe amaze gupfira yagiye muri business zitandukanye by'abantu bitandukanye amazu kodesha amazu bagurisha amazu n'ibindi nyine bitandukanye mu business mashaka gutera imbere rero navuga ngo Kirisizi nta kintu nuza yahomba Junior Kirisizi agiye nta kintu yahomba Junior ahubwo Kirisizi niwe wahomba kuri uri Junior afite system yubatse afite ibintu yagezeho tuzi kandi bimwinjiza amafaranga ariko Kirisizi tumuzi ageze mu maboko ya Junior nto tumuza boostinga yari umuntu aho ngaho n'ubundi usanzwe nka bose tubona ariko aramutse avuye mu maboko yamugize uwari kuriya yasubira hasi we yari n'undi yasubira uko yarari burahita ari umuntu yiguha neyikwatse irarangira nta kintu Junior yahomba hanyuma reka dusoze rero hano kuri Relative Rwanda ubutaha turashobora ikintu ibintu mukunda tubarebere showbiz hanigeze turebe ese abanyarwanda bakeneye iki kuko urabona inkoranyambaga ni nyinshi YouTube ni nyinshi kutojya ngo dushaka umwihariko wacu nka Ira TV tubaremera ibintu bishya ku buryo nubona twaremye agashya
jya muri comment bavuga ati mwakoze mwongeremo ibi ngibi biduha support n'imbaraga zo kugira ngo dukore cyane ko dukora mwebwe mudahari nta kintu twadukora so rero muri comment mutubwire ngo dushaka ibi ngibi dushaka gukora gutya nimwe dukorera mudahari nta kintu turi gukora by the way dushaka kubakora ibintu byiza ibintu birimo dushya innovation zitandukanye kugira ngo tubashe kuba muri abacu tubagumane ko turi muri competition n'abandi bantu kandi nako turi ku isoko ry'umurimo tugomba kubaremera ibintu bishya rero turahari ku bwanyu tugiye tuganira nka team dushaka ibintu byabubaka dushaka ibintu mwakunda niba bikunze nyamuneka jya muri comment bavuga ati mwakoze mushyiremo n'ibingibi turabishaka tuba tubikora murakoze cyane